Yes, reka nongere ngusuzana naguhereza ikaze aho dukomeza kugenda tubana mu biganiro byinshi cyane bya buri munsi bigiye bitandukanye. Rero uyu munsi wa none nibwo batangaje ko ejo kuri tariki 19 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2025 ko aribwo amanota y'ikizamini cya leta azaba agiye hanze, mbese nyine aribwo nyine nesa yo ubwayo izaba yatanze nyine rugari mu gushakisha ndetse no kureba amanota y'abanyeshuri uburyo batsinze nyine n'uburyo amanota yabo yasizwe hanze nyine, ubwo mbese ni uburyo bakosowe n'uburyo nyine bahawe amanota. Ibyo byose rero bikaba ari ibigiye kuzaganirwaho, bikaba ari ibishyizwe hanze nyine, banagaragaza nyine iyo tariki, mbese nyine banashyira hanze tariki ya nyayo nyine amanota azaba yagiye hanze n'uburyo nyine hari byinshi cyane bizagenderwaho nyuma y'uko amanota asizwe hanze na nyuma y'uko nyine bagaragaje amanota muri rusange y'uburyo nyine ibyo byose bigomba kuba bimeze n'uburyo nyine izo gahunda zose bagomba kuzijyamo. Rero tugiye kuganira ngo turebere hamwe ibyo byose. Ni umwanya munini cyane, ni umwanya nyine wo kubifata kugira ngo tubanze tubiganireho, ni umwanya wo kugaragaza nyine mbese muri make tukabiganiraho tukamenya umwanzuro imyanzuro yagiye ifatirwa muri ibyo byose, ariko n'ubundi turaza kubana muri byinshi cyane, tuganire byinshi cyane, ariko nkomeza kwibutsa gukanda subscribe kuri Roger Entertainment kubera ko hari byinshi cyane dukomeza kugenda tuganira nyine, kandi nawe uba ukeneye kugira ngo usobanukirwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore dukomeza kugenda nyine duhabwa amakuru menshi cyane, dukomeza kugenda tubwirwa byinshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda uko bwije nuko bugiye, uko bwije nuko bukeye aba ari byinshi cyane biba biri kugenda biganirwaho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero njye dukomeza kugenda tubana n'ubundi ndi Roger nk'ibisanzwe kuri ino YouTube channel yanyu nyine musanzwe mukurikiranaho byinshi, musanzwe nyine mureberaho byinshi cyane. Wowe wamaze gukanda subscribe wumve ko nawe ngushimiye rwose, uri mu bamaze nyine kubaka umuryango mugari wa Roger Entertainment, nkuko nkomeza kugenda babwira nyine ngo ni mukande subscribe ahandi kubake nyine umuryango mugari wa Roger Entertainment nk'ibisanzwe. Rero nibwo nyine hafashwe umwanzuro nyuma y'uko hari hashize igihe bakomeza kugenda bagaragaza ko nyine amanota ngo nisa yamaze kuyashyira hanze, mukomeza kugenda mubona video zigaragaza ko nyine amanota yamaze kujya hanze, ariko uyu munsi wa none tariki ya none nibwo bagaragaje ko noneho bya nyabyo tariki 19 ubwo ni kuwa kabiri nibwo nisa izaba yasize amanota hanze. Ari byo dukomeza kugenda tureba muri iyi minsi, ubwo turakomeza kugenda tubereka ababaye abambere ndetse nyine babandi baba bafite amanota ashimishije ari hejuru. Ibyo byose nyine nibyo dukomeza kugenda tureba, dukomeza kugenda tubabwira nyine muri make, dukomeza kugenda tubereka ese ababaye abambere muri aya combination abagiye gutya na gutya nyine, mbese ibyo byose turakomeza kugenda tubirebera hamwe nyine, dukomeza kugenda tubereka uburyo ibyo byose byasizwe hanze na gahunda zafashwe nyine nyuma y'uko hari kuwe cyangwa se hatanzwe amanota, na gahunda zafashwe nyine mbese n'uburyo umwaka w'amashuri mushya ugiye kuba wagenda n'uburyo nyine bagiye kwiga muri rusange. Ibyo byose rero turagenda tubirebaho, tugende tureba uburyo education igiye kuba yashyirwamo imbaraga nk'uko bakomeje kugenda babigaragaza, mbese nyine gahunda zose zifirwe n'abanyarwanda, mbese nyine gahunda zose zigiye gushyirwa hanze n'abanyarwanda zose tuzirebere hamwe nyine, byose tugende tubishyira hamwe, tugende nyine tubibabwira, tugenda tunabahereza nyine muri make uburyo byifashe. Muri rusange rero hano mu gihugu cy'u Rwanda ukomeza kugenda usanga nyine bakomeza kugenda bagaragaza amwe mu maboko meza yo kugira ngo hazamurwe ndetse hanashyirweho iterambere mu burezi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko unanarebye cyangwa se tugiye no gushyira mu gaciro ukomeza kugenda usanga koko ibyo bintu ari byo bisa nyine ari na gahunda ya leta kugira ngo ibyo byose bikorwe, kubera ko hagamijwe gushakishwa ndetse no gushyiraho intego runaka yo gushyiraho izo gahunda zose. Ukomeza kugenda usanga nyine bifatwa nk'intera muri rusange yo kugira ngo hazamurwe ndetse nyine hanashyirweho izo gahunda zose. Niyo mpamvu rero nyine natwe ibyo byose tubishyira hamwe, bise tukarushaho no kwibabwira nyine kugira ngo mubisobanukirwe, bise munamenye ikibyihishe inyuma kuko mukomeza kugenda mubigaragarizwa. Rero nyuma y'uko hagaragaye nyine iyi tariki yo gushyiraho amanota ndetse no gusohora amanota, hahise nyine hanajya itariki hanze, hahise hajya itariki nyine yayo yo gufunguriraho, bise n'igihe abanyeshuri bazasubira ku ishuri nyine byose byahise bijya hanze nyine, bise bahita bishyira hanze mu rwego rwo kugira ngo nyine hazamurwe ndetse nyine hanagaragazwe muri rusange nyine igihe amashuri azatangirira nyine kwigisha kugira ngo
ababyeyi ndetse n'abanyeshuri ubwabo nyine babanze bitegure ndetse babanze nyine babishyire ku murongo byose, babanze babyorganize kugira ngo bakomeze bagaragaze nyine ndetse banashyireho izo ntego zose. Nibwo rero nyine bakomeje kugaragaza, bakomeza kugenda berekana uburyo ibyo byose ari gahunda zo kugira ngo bazamure ndetse banashyireho izo ntego zose muri rusange, bakomeza kugenda nyine bagaragariza n'abanyarwanda uburyo hagiye kubaho icyo twita ka inclusive education, ubwo ni ibijyanye no kongera uburezi ndetse no kubuzamura muri rusange, bagamije nyine kuzamura uburezi ndetse no kubwagura nyine kugira ngo hamenyekane ndetse hanarebwe nyine n'uburyo ibyo byose bizakorwamo. Rero mu gushyira hanze ibyo byose ndetse no mu kumenyekanisha izo gahunda zose, nibwo rero nyine hasi hafatwa amwe mu mavidewo ndetse n'amwe mu makuru agiye atandukanye bagenda bagaragaza nyine uburyo ibyo byose bigiye kuba byaba nka gahunda nyine ya leta kugira ngo hazamurwe ndetse hanakomeze hakorwe nyine izo gahunda zose nk'uko bakomeza kugenda bazigaragaza, nk'uko bakomeza kugenda nyine bazereka abanyarwanda muri rusange. Murabizi ko nyine igihugu cy'u Rwanda kirakataje mu iterambere, kirakataje muri byinshi nyine kugira ngo bakomeze bazamure ndetse banagure nyine izo gahunda zose, ndetse banashyire hamwe nyine ibyo twakwita nyine k'uburezi muri rusange, cyane ko ari byo turi kuganiraho nyine turebe uburyo bimeze n'uburyo nyine byubakitse muri rusange. Nibwo rero nyine bakomeje kugenda bagaragaza ibyo byose, bakomeza kugenda berekana nyine uburyo izo gahunda zose nyine ziri mu nshingano z'igihugu kugira ngo nyine bakomeze bagure ndetse banapugurudinga nyine ibyo byose muri rusange, bakomeza kugenda banazamura izo gahunda cyane cyane nyine mu guteza uburezi imbere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero nibwo nyine ku makuru abagiye bumva amakuru bagiye bumva ko nyine bari basize itangazo hanze rigaragaza ko nyine amanota agiye kuba yajya hanze. Nibwo nyine kuri uyu wa kabiri tariki 19 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2025, nibwo nyine bagaragaje ko amanota agomba kuba yageze hanze, mbese agomba kuba yagiye hanze nyine byihutirwa, mbese akaba yajya hanze. Rero ibi ngibi nyine byari upgrade mu bijyanye no kwa updatinga nyine no gushyiraho inkuru ziri update. Noneho mu kandi kanya ndaje dukomeze byinshi cyane bikubiye noneho muri ayo manota, bikubiye mu bihembo bizahabwa cyangwa se bazahereza nyine ababashije gutsinda ku kigero cyo hejuru. Ibyo byose nyine ngiye kuza tubiganireho, tubirebera hamwe. Ngira ngo nyine ngewe kuri YouTube channel ya Rodir Entertainment nta gihuha kigomba gucaho kandi nta video nyine itubakitse igomba gucaho, habinamba nyine muri rusange mu bijyanye no kwapugurudinga ndetse no gushyiraho izo gahunda zose kugira ngo hazamurwe ndetse nyine hanashyirweho izo gahunda zose. Rero ndaje dukomeze byinshi cyane tunarebe byinshi cyane nyine mu bijyanye n'izo gahunda zose. Ciao ciao.